shaba vandeka nkubwiza ukuri u Rwanda rufite abakobwa beza mbega umwari nijo akajo ntabwo yanki sister nakubaza gatoya mumumana ndetse gatonze tuvugane neza sister nakubaza gatoya nsifura ariko nukavuga ndekura ariko wahagaza tukavugana ko ntago ari ibintu bitinze harya kwa Caroline kuri cya gipangu cyane kiri hariya wandange nagute muri zino karitsiye nundi byo sibyo by'ingenzi cyambe n'ubundi nuko mbonye akajone nkawe bakwita ngo iki se sister wanjye umagaritse rugiye kumbaza ngo ba Caroline sinzi ntago ariko se wagireka kwihuta ubu nta nubwo ubona umujene nkanjye mu myaka yanjye mike yawiteje imbere nkagura imodoka nk'iyi kumva hayi tugenda gutyo tutanaganira unamenye ngo mbahemeze gute ntago byo nyeneye kubimenya ibyo by'imodoka yawe ngo imodoka ngo umujene ungana gutuzi twe dufite ibintu yego reka mubwire wa kajone we buranja kugura imodoka niwe nayigura ntose najya nyigendamo ngenyine ngira ngo nagira ngo ntago nitwa kajone witwa ngo iki sheri wanjye nako sister wanjye uzarimba sikindi asubwo bimeze bite muri abasore b'iki gihe barwaye ariko si ibiki abanyarwanda nzagura imodoka nguze ngo nge ntwaramo akajone nkawe nako nge ngutwara nayikuguriye mubure muzuyigendemo ikintu wasabwa gusa nukuza ukinjira mu modoka ukayigendamo wangura imodoka se uranzi nziranye nawe mu buzima bwese bwa mbere umbonye bose tumenyenye bitwaye iki ariko wikitwaza ngo nakuguriye wangura imodoka kugira ngo ugintwaramo uranzi wowe sheri wanjye nako sister umva nkubwira ukuntu ibintu bimeze urabona buriya abasore nkatwe tukiri bato tuba twarakoze cyane ngo dutere imbere uko mungaranaga ibyo bindeba but I don't care ntago mbyitaye don't care why don't care uzi igipangu mfite aka kamodoka ni kamwe mutwo nunze utakabona gutya kano kantu kawe wabuze ibyo mfite tukomeze imbere gato nibyo nakubwiye ngo bura ibintu bijyaho biri ibintu bijya mu bindi none se sheri wanjye wambwiye akazi nakabuze leta ngenda nta kibazo ibyo nabaye Kevin rukunda niwe nene narasenye reka n'imbere ya mama n'imbere y'ibiryo byo kubera nibyo nkunda cyane reka umbwize ukuri ni wowe mukobwa nagiye mu rusengero barambwira ngo umuntu witwa Kevin wakajone nkawe neza unanganuko niwe nasengeye uziko nago nari nzi uko nyine abasazi nge numvaga ko abasazi mwagenda turagura amashashi basana cyane uko n'abasore nyine gutyo ugaragara uwo musaza rero ngo mukubite na undi ni wowe mvuga genda umusazi gake se ariko se sheri wawe ubanza mva ngubwi ngaba si banzume ka 360 aho ngaho turebe niba nahenzwe rwose buriya imwijana kuyanzazi ko umukobwa n'ibintu bibyansa ibintu byinshi azenguruka ariko shaka akosubundu ndirwa ndebe ikindi kitagaragara rwose nyine gero nitambukiye Kevin ni bene wanyuramba ziki Kevin ni umukunzi nasengeye wansengeye suranje cyane none se ko mu rusengero bambwiye ko nza ari wowe umukobwa nzaparika hano iyi saha Kevin ni zina rusanye sizi tugahura uretse gato naringiye ndagukubita ariko se umuntu azakora cyane akiri mutoya nagira amahirwe akabigeraho umukobwa musuzugure wa mwana w'umusore ndagukubita ariko warebye mwimbere ukuntu ari heza ubwo ngwino wanzure ukuntu mwimbere hano harimo n'akayoga ariko ntago njya nkanywa mu masaha y'akamanze harimo iki se dore n'agaparufe kawe nayo nakaza iyo ngo se sinari nayo naje Professor 2600 agaparufe ni keza utakabona gutyo ukajya ngo ni kabi akangaka uduparufe twa 2500 ngiye Kevin ikibazo rero gituma mudatera imbere mwadukobwa mwe twi Kigali ni ukubera mudaserviye urajya kugura parufe y'ibihumbi 800 ngo bitagenda bitariya 2500 afite amafaranga menshi cyane you have money uri kugenda n'ibirenge nakubwiye ngo ariko se rukundo kariwe nasenye I beg you tujya no hirya muri parking I beg you mbabara wa mukirewe nimba n'umukire wa mwana w'umusore basima mama hirwe tubana ukwezi kumwe kuzaguhagira inzanguteye iminda tubyaye umwana naguza yaba nkutenda gaterwa amabuye isi tuzabana tutabyara nisenye nkubwiye ko ngiye kubyarana nawe ngiye gushakana nawe ushingiye kukivuga ko nshaka gushakana nawe sinagusengeye mu rusengero bakambwira ati umukobwa muzahura ya masaha y'itariki mugahurira hano na Paris wa mana we urakoze cyane mana umukobwa w'inzozi zanjye urukundo rero wa mana we ariko se ndagukubita wa mwana w'umusore ikibazo kire kandi biramwinjije we bite byawe erega imodoka ni y'abasazi ariko Wese ninde ukubwe ngo unyegereze imodoka ninde akubwiye ko isa nabi we ninde ukubwe ngo unyegereze imodoka ninde akubwiye ko isa nabi nasi imodoka irasa nabi itasa nabi se shirinjira mu modoka ibyinaha byose ni iby'abasizi umuntu muzima uzume n'abana amazi kuko habaye iki
sheri babinje mu modoka Akegerayo ndakwiyamye ahubwo wemeze nka mvaho we. wewe butuje manze mangane Wacu goryo hagarika aho ngaho wowe usurye iki kibazo wari kuzume n'abantu amazi nta n'iso Gende guca umwanda muri kino gihugu kayidebera kumucikizo uko nasona wamubona tuzabaho gute kurya umuntu imodoka iragenda ikandura n'undi munsi ujye ugira bumenyera mu umva nkubwire shakado uri koza imodoka n'indi bwa burenganzira ugira ubwenge wowe ari wakoze imodoka ntabwo bifite nyine urabufite ku buryo uzi ukoza imodoka risanzwe isa neza ese ntabwo akazi ako se sheri iki kintu turagikorera rega nawe ntabwo uri muzima niyo mpamvu n'abagukora baba batari bazima ntabwo ndi muzima rukundo ibyo turabivuga nawe gira ibyo urwana nabyo umva nkubwire rekera imodoka yacu goryo ako shaba imodoka uretse shefu bakwitande njye nitwa KEYZ witwa KEYZ ndi umunamba uri umunamba hano ni mu kinamba private hano ni mu kinamba wanjye ndi private nkorera ahantu hose uri umunamba uri private uri mobile yego unashaka unashaka wanapfuye ngiye ngushaka uri kuzu unyanduriza imodoka ahubwo wagikubita yacica uko gisaguza atanze utanze umva nakwihanganira kumenyera imodoka yanjye niwamenyera umugore nahita nkwica nyogereza ibihumbi 100 wogereza ibihumbi 100 koze moruge ya bene wanyu wayigahinda n'undi munsi utazamenyera kubona ukuntu utumye sheri wanjye agenda wagicucu ako lift ubuza lift ngwino hano yego boss ngwino hano umubitiza ngwino hano biti byawe boss uzi ibintu ukoze ibiki nkoze imodoka nakemera igashya nakemera ikandura urifata ugatuma uyu mukobwa acika uza amajonaraye kugira ngo uyu mukobwa tugire amahirwe yo guhura aya masaha ese biratuma utanyishyura njye noza imodoka ku buntu njyewe manuza yaso umva nkubwire manuza yaso icyo mubaza njyewe uzi uriya mukobwa amajonaraye uzi urugendo nakoze uzi aho navuye mbaza ngo wavuye mbaza aho navuye i Rusizi nza hano i Kigali musubirayo wapfuye usubira nako reba nk'ukuntu uri njye napfuye kandi reka nkubwire nimba ari n'ikibazo cy'umukobwa washaka gukemura ndagira ngo umenyeshe ko iri joro ugiye guhora ukubita ponyoto kuko umukobwa we nta mukobwa wakwemera kubera akamodoka usubona kara kamodoka aka ngaka k'umweru yego kara niba bakita gute kira ni ikintu ugonga ukikaba nk'amabyi uzi imodoka none buri gukoresha imbaje duko warapfuye aryo wavuze ngo witwa KEYZ yego umva nkubwire KEYZ inama imwe nakugira rwose nkizemo impuhwe ni ukunyigisha imodoka ziba hamagara bene wanyu babwira ati ndi guhumeka wa nyuma ubahe message yanyu ese koko ndi guhumeka wa nyuma cyane wese umbarira imyuka muhumeka uri Imana rega buriya ushobora no gupanga kunyica yego ese wanyishyuye kunogeje imodoka wayogeza yindi bikubwiye nawe utazakubita so cyangwa kubita nuza wawe uzi umuntu uri gukina nawe uranzi Simayi uzi ngo ndi muntu ki muri kino gihugu uranzi uri muntu ki uzi amafaranga kugira ngo nyabone yo kugurira imodoka ibintu byansabye uzi ko nicaga abantu kandi iyo nabicaga narabaryaga kugira bitamenyekana ubu rero wowe ugiye kwiyongeramo kuko ntago nshobora kwihanganira agasuzuguro nk'aka ngaka nsuzuguwe n'imbwa nkawe ngiye babo ntabaye kunkura kuri iyi si rwose iyi si ni imiruho ni ibibazo nagahinda ngiye rwose bivuze ngo upfa kutangurisha umwijima wanjye upfa kutawugurisha cyangwa urakoze kubw'icyo gitekerezo urakoze byarabuze uragurisha iki byarabuze byose turabanza tubirebe muri rabo ariko mbere yo kubireba hamagara bene wanyu babwire bama amafaranga yo gusubizaho irange ryanjye wakuyeho ntabwo ngira nta bene wacu ninjye okay hamagara mama wa cyangwa papa wawe nawe yewe bene wacu ninde nawe nta bene wanyu ugira nyakama bivuze ngo muri make icyo nagukoresha cyose ntago bindeba nawe uzansakuriza uvuga ngo nimbona icyo ngukoresha kuko ntacyo uri bubone nimbona ujya ngo nta kintu nagukoresha nta nagukubita yewe ngiye si ikambwiza kuri muvandimwe buri impamvu nogeje imodoka utabimbwiye ubundi tuganire mbwira neza ni iki kigutera ku muryaka ryo kuri rwa rwego shapeti mbwira wabuze iki uriya mukobwa nawe naramukunda ariko sinashinire gutuma nyine uriya mukobwa naramukunda kandi abantu mufite imodoka noneho mwebwe ntimujya munavuga n'amagambo menshi ni yego bikaba birarangiye muri make waramukundaga ubonye ndi kumutereta uravuga ati reka mbidobye njye nakoresha system yanjye nanjye yo gutereta ariko nerekanye ko nubwo hari umuntu ufite amafaranga hari n'undi muntu woza iyo modoka abantu barimo rero uwo muntu hari igihe umukobwa rero bakunda cyane njye niyo mpamvu nanjye rega ndi umukire uri umukire niyo mpamvu nanjye naje nk'umuntu uri umukire nawe uri umukire ko nakuzisha uri umukire wahehesha njye ni njye mukire muri Rusizi abantu bose baranze Ismail wowe uri umukire wa Nyamasheke ubundi se abakire bose mukuraho inama
uri umuhungu wa Katibito sha kari wenze witwa Kanizi uriya ufite ikibuga hoya ariko ngewe rero none se wanjijiwe iyo umbwira ko ukeneye uriya mukobwa hakiri kare ntuze uzana amazi watereta kuri ugatera imbere kandi Katibito yari yarambwiye ko yabyaye cyane cy'ikigo ry'inda bihakana nakumenya urase nakumenya nanjye umenya ko ari we ko ari ugupfa kwirwanaho tuza nka kwica uriya mukobwa nari kuza nkayoza uriya mukobwa nkareba ko yankunda uzi imyaka nabanye naso ntabwo bindebe ibyo by'imyaka yawe uza akazi twakoranye gwenda twagakoranye nyiri muto ariko ndi kugenda amagambo yanyu ndabizi amagambo yanyu ntajya arangira ariko si uwahamagara so nkabanza nkamubaza niba utari kubeshya koko oya wihamagara boss wihamagara ibintu byo guhamagara nawe mujye mubireka KEYZ iso noneho Sibomana arakwica ndakurahiye ingonde uretse gato ngonde Sibomana uretse gato ngonde boss na kwa Katibito inaga ruhungu Katibito ngende kwa Katibito no Sibomana no se papa Sibomana Sibomana yakubuze ariko bite nakurebaga nkabona utasa kwa Katibito izinjwiri uri utoza ntago bibaho uri utoza resa ari umukinnyi ugira imisatsi myinshi witonze mwibarize nomero zenda zifite sha Katibito aho yara Sibomana ni papa we numenyere nango ngana nawe wagahinda we asemane bite byawe nago ziba nese nka nk'icyo ziba we message anga message allo meze neza nta kibazo uvuze ngo iki je c'est pas possible ngo waheruka kwitaba Imana umwe witwa Kanizi yusise na kazi kenshi n'ukuri n'ukunyangana nabyo namenye ayaya nzabasura n'ukuri n'ingaruka uretse gato wabyumvishe Kanizi yusenya uvuga ibintu byo mu rugo ninde ubukoje ibintu byo mu rugo ngende natanze amakuru bari kugushaka ndi kuvuga ati Sibomana ni turakoze igendera nako nabara amahire turaziranye Sibomana yazangira nacu rero wa mugabo we mu bantu bajya bamenyera Smile bajya bagira bate basi bamenyera ndetse abari nzajya kumenyera ubuze ntago bajya bagira bate yego uzi ikintu cyo nyine ngiye kugukorera ngiye kukubaga nkwica ibice byanjye kubigurisha mu bashinwa